ubuyobozi nkawe. Yesu wadusomeye. Ngomba kunyereza. Reka dusome Abaroma ibice 8 umurongo wa 26 aravuga ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha imiriho itavugwa. Amen. Yego, kuri 22 bavuga ngo kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza uko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen. Nibutse insanganyamatsiko ari lead with prayer. Iyi topiki yavuye mu gitabo chairman yadusharinze. Nka excom twafashe umwanya tugenda dusoma buri chapter, buri muntu agasoma chapter tukaza tukayisangira, ariko twafashijwe cyane nuko umuyobozi n'igitabo cya last year niba ntibeshye 2024, so twakangurira abantu bose gusoma, cyagiye kitwigisha the practical ways zo gusenga. So ntabwo ari abantu bavuga gusa bavuga principles barazivuga ariko bakanavuga n'uburyo bazapplying. So tumaze igihe rero kinini cyangwa se ibyumweru byinshi twiga kuri lead with prayer. Uyu munsi twifuje yuko twiga kuri lead with prayer ariko dutanga na practical examples. Shobora kuba ari ingero zoroshye ariko buri muntu abishyire mu ngero ziwe. So nibajije babimbwiye ntabwo ari njye agomba kwigisha, nabyo bisobanure. Ni Pastor Antoine yagize impamvu dushakisha abandi bigisha ntibaboneka, nibwo rero byabaye ngombwa yuko ari njyewe iki ubufindo bungwaho. Yes. Imana rero ishoboze. So kuri leading with prayer with practical examples, nkuko tubisomye twumvishe yuko iyo dusenga ntabwo ari twe tuba dusenga, mu by'ukuri ni umwuka wera muri twebwe, kandi umwuka wera ntanarekera aho ngaho. Twe tuvuga bike akavuga ibikwiriye kandi ngo agasengera mu bushake bw'Imana. Muri version y'icyongereza haravuga ngo in the same way the Spirit helps us in our weakness, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. Romans 8:27 hakavuga ngo and he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. Amen. No, kuri Romans 8:28 mbisomye mu cyongereza ho hakavuga ngo and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Konsoreze kuri Romans 8:31 iyo ndasaba PS ayisome ngo what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died. But more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is interceding for us. Ngiye nsoma iyi chapter cyangwa Abaroma 8:26 kugeza kuri 31. Ikintu nizemo nuko gusenga ari ki ni ubuzima, ni lifestyle. Mwuka wera arasenga, mwuka wera aradusengera. Jesus Christ is at the right hand interceding for us. So twebwe turi bande batasenga? Niyo turebye ubuzima bwe ku isi yarasengaga. So gusenga ni key ingredient cyangwa ni bigomba kuba bigize umukristo. So niba bigomba kuba bitugize, nta nubwo twayobora neza cyangwa uko bikwiriye tudasenga. So nubishe ari call, tuzakomeza twiga inyigisho zo gusenga uko Imana ibitubwiye kuko ni ikintu cy'ingenzi. So wenda ntanze urugero ku giti cyanjye kuko ni ukureba noneho practically gusenga icyo bifasha. Bushize Lambert yaratubwiye ngo ari igihe tuza kubwira Imana
ariko ntidutegereze yuko itubwira cyangwa ntitwumve icyo itubwira. So kubera ari dialogue atari monologue, Imana iravuga, ntabwo yarema amatwi uko ijambo ryayo rivuga ngo yo ibe itumva, cyangwa ngo iminwa yo ibe itavuga. So iyo dusenze nk'abayobozi, Imana itubwira ibyo dukora. Yego dusenga mu bushake bwayo dusoma ijambo ryayo, ariko hari levels, hari ugusenga bwa mbere, hari ugusenga ukurikije ijambo ry'Imana, ariko hari no gusenga ugatega amatwi ukavuga uti ese muri uyu mwanya nkora iki, mvuga iki, ngende gute. Ushobora kuba yaragwaye strategy cyangwa hari ibyanditse, yego biranditse, ariko ni byiza kubaza Imana. Nyango Pastor Antoine niba tubwiye ngo hari igihe yasabye Imana ngo imumurikire urugendo rwe rwose, Imana yamubwira ngo si uko nkora, ngo njye n'itoroshi aho ugeze niho nkwereka. Bivuze ngo igihe cyose Imana iradukeneye amavi kugira ngo tuyibaze. Ikindi nigira mu gusenga nuko iyo tudasenga egari ubwibone. Ushobora kuvuga ngo ni ubunebwe, oya ntabwo ari ubunebwe, kuko niba utasenga hari ibyo urimo urakora. Ese twatinyuka gute kuyobora ubwoko bw'Imana niba Salomo yarasenze? Tudasenga ngo tubaze Imana, aba bantu mbayobore gute, aba bantu mbabwire gute, aba bantu mbigisha iki n'iki bakeneye. So ni ukuvuga ngo iyo tutabikoze ni pride, kuko turabizi, twarabyize, turabimenyereye, dufite experience, cyangwa bano bantu. So wumve yuko imbere y'Imana kudasenga ni pride, ni ubwibone. So numvishe rero ari inyigisho yongera kudukangurira nk'abayobozi, niba twabazaga Imana dukomeze tuyibaze, kuko Imana ikiza cyayo, gukora kwayo ntikugira iherezo. Niyo mpamvu tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ikindi ndongeye kwibutswa ndimo ndategura izi nyigisho ni uko gusenga, nimbivuga nabi mu byumva, ariko mwumve message ishaka kuvuga. Gusenga it's not a gift. Gusenga it's a discipline. Ntabwo bavuga ngo bamwe bahawe impano yo gusenga ngo abandi ntibahawe impano yo gusenga. Twese nk'abayobozi duhamagarirwa gusenga. Ibyo ntibikuraho gusengerana, ntibikuraho intercession teams, natwe turayifite muri RLF. Ahubwo there is grace to pray. Ariko ntazajya ngo njye ntabwo impano yanjye ari ugusenga. Oya, twese ni ugusenga. Kristo yasabye intumwa zose, ntabwo yavuze ngo zimwe zijye zisenga, ngo can't you pray just for 1 hour. Ubushize nyango baratubwiye muri harya ni iki gada ngo gusenga minimum ku munsi bikwiriye kuba isaha. Noneho ngo kuba pasiteri, haleluya, abapasiteri n'abagore b'abapasiteri, ngo nibura byo bikwiye kuba amasaha 3 nibura. So gusenga bikwiye kuba lifestyle. Ofete ni umunsi wose twumva kuguma muri dialogue n'Imana, but it requires the discipline to pray. Nyawo Kristi nawe atwigisha yabigarutseho ukuntu basenga, bakanasenga no ku kazi. Njye narafashijwe cyane, sinzi inyigisho abatarazikurikiye, n'abazikurikiye natwe twari duhari, so ngiye tuzisubiremo. Yagiye atanga ingero zifatika. Hari ukuntu umuntu akubwira ati yorozi ukabyumva ukubakwa, ariko iyo umuntu akubwiye ibyo yakoze hari igihe biragufasha. Ego amasaha ni hatari, reka rero ndezime. Iki rero ngiye byamfashije iki, ngerageza no kugana ku musozo, nibwo ndebye ku isaha, nabonye gusenga bikuraho uburangare. Hari ukuntu abakristo, sinzi ukuntu batwigishe kuba karume, ni byiza, twitonde, ni byiza, ariko ngewe uko mba deep mu Mana niko mba karume kurushaho, ariko ni nako mba alert kurushaho, kuko mba nzi yuko igikorwa cyose kigamije icyiza Satani ashobora kugikoresha mu bundi buryo, cyangwa akaba yatera uburangare bwo ari bwo bwose. So icyo kintu cyaramfashije cyane, kuko ubundi mu busanzwe ndi umuntu utari confliction, nkunda amahoro, buryo nanakora ukora ibintu bibi niko nari nteye, nkakwihora simbigiyemo, ariko nkakwihora kugira ngo tudashwana. Ariko mu kazi, when you're leading, you have to be alert. No mu buzima busanzwe, ubwo ndavuga ngewe urugendo icyo byambohoyeho, nkavuga iyi ni trust y'Imana. Ese wabona umurimo wawe urimo urangirika ukawica? Hari n'igihe bishobora gukorwa n'abandi, ni byiza ko mwene data hari. Ndibuka hari igihe ku kazi, akazi ka mbere nakoraga nari nshinzwe international crimes.
noneho biba ngombwa umuyobozi umwe afite abayobozi benshi, so ntabwo muri buvumbure uwo ari we, ariko watuyoboraga twese we twarakoranaga. Hari ukuntu mu bayobozi rero hashobora kubamo umwe agakora ibintu akavuga A ukumva B, ururimi rwe ntabwo narwumvaga, yavugaga C nkumva D, navuga X akumva Y, biranga neza. Noneho rimwe ajyana abakozi bose ba department asiga ngewe, ndabiceceka ariko nkabimubwira nka complaininga biranga. Ngezeho ndavuga ariko ibi ntabwo ari byo, ntabwo nabirebereje, ni ukwica akazi kuko at the end ni njyewe uzakabazwa. Ariko natire yanjye mu busanzwe ntabwo ari uko iteye, irubaha, irakunda, irandastandinga, abajyana nyine mu bindi biri aho bidahuye n'uburemere n'ibyo twe twakoraga. Ndetse ndavuga niyo mpamvu ngewe leta yanyapointinze, ni ukugira ngo ko ni njyewe uzanabibazwa, ariko ni ukugira ngo mvugire iyi sector cyangwa iyi news. So bibaye ngombwa ndavuga nkoresha strategy, icyo mbizaniye nitunasenga, dukunda gusenga ntidukore, tugahura na issue twanga ndimo ndagisenga cyane bihuye n'ibibazo. Pray but also make an action, kumwuka wera guha strategy. Icyo gihe nahamagaye umuyobozi mukuru, namubwira ko bimeze gutya, nyine abayobozi hari ukuntu natwe twiburisha turi bize, ndamushakisha nyine ndamustressa mpaka abonetse mu kazi ke kenshi. Ndavuga ngenda ndashaka kubwira ikibazo mfite, ati ngwino, yangaga urugamba, ati ngwino ukimbwire n'akana kahari uwo ngo nashakaga kurega. Bonaga ari kurega kandi yari umuyobozi wanjye. Ndambwira inugiriye neza ko nanjye nanga kurega, ndetse ni byiza ko mbivuga ahari. So icyo nshimira Imana, that was not my nature. Byahise biga nyine twaraganira, nari mfite ibimenyetso byanjye byose, akazi karongera karakoreka. Ariko ndimo ndibaza iyo mbyihorera byari, urumva niba dupaswinga aba genociders n'ibindi byose byari guhagarara hakamara imyaka. Yari trend imaze igihe kinini nkomeza ndwana, none bigeze biribana. So gusenga gukuraho rero uburangare. Ariko akenshi abakristo dukunda kuvuga ngo gusenga tukabivuga ariko ntitubikore. So let us do prayer rather than just talking about, tubivuge ariko tunabikore. Ikindi navuga ku gusenga nuko bikora ibitangaza. Ubwo nashakisha ubuzima navuga mu gusenga, mvuze ubwo mu rugo mwaseka, bamwe mwantakariza icyizere, ariko reka mvuge ubwo mu kazi kuko ni leading, nubwo n'ahandi hose tuyobora. So ngewe nkoresha gusenga, ikintu cyose nkoze backup, nasenze iyo nibagiwe nyine njya sufra consequence, ariko akenshi ni gusenga. So impamvu navuze ngo bikora ibitangaza, twari dufite akazi kenshi, noneho tudafite amafaranga, tudafite uburyo, ari ibintu bimaze nk'imyaka 10. Ni igikorwa cya fugitive mapping. Urumva abajenoside, ndavuga muri uyu munsi murumva abajenoside inshuro nyinshi ko niko kazi karishize. So nagiye muri department banyapointing, asanga mu myaka hafi 10 bamaze gukora dosiye z'abantu 146. Kandi gacaca zifunga zari zatanze abantu 75,658. Noneho ndavuga ko imyaka 10 ishize, ubwo tubaza noneho imyaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi niko yari myinshi, urumva twegerezaga 40. Ndavuga ubu abaturage public accountability zababwira iki? Kabatangaho barimo baritaba Imana, abajenoside bwabo barimo barapfa n'ibindi byose. Umwuka wera aduha uburyo bwo gukora ikintu cya fugitive mapping, tuzabashe kubwira igihugu b'abantu twabakoreyeho iki. Kuko igihumbi ni ukuvuga ngo iyo haca nk'imyaka 5 ayo makuru yose yari gutakara. So umwuka wera ama inspiration yibwira procureur general ayifite, wumve ko nawe niho yari akijyaho. None nta bije ihari, ambassador aza mu biro, ambassador Charles mu zindi mpamvu. Ndamubwira nsenge rero dufite igikorwa twatekereje ariko kimbane cyari gikomeye ubwacu. Uzi ko icyo gikorwa urumva byaragiye tugikora no muri covid, cyari igikorwa kinini cyane, twikoreshereza amafaranga araboneka miliyari arenga, turayamara baratwongera. Urumva ibintu by'Imana nuko amasaha yagiye. Ariko ikintu ushaka kuvuga, twaje gusanga abenshi baraburanye, barafunze, abandi bararangije ibihano. Wa mubare uragenda uragabanya. Icyo gikorwa duhita tubona kivuye, abakozi bakajya kuri tere,
noneho twari dufite department y'abantu 30, Imana ikajya iduha abantu 100 n'ibindi byose. Ubwo ndimo ndavuga ibintu ntabwo nareka kuvuga ko byavuye mu gusenga, ntabwo ubwenge bwaje icyo gihe, oya, ahubwo ni strategies Imana cyangwa zivuye mu gusenga. So nshimye Imana, cyararangiye, navuyeyo cyararangiye na raporo iri hafi kuba published. Ikindi nshaka kuvuga ku gusenga nuko bitanga ubwenge. Ntabwo byose ndi bivuge kubera ndi kumwe na chairman kandi akunda gukoreza amasaha. Ngo yuzuye somebody. Okay, thank you so much. Reka mvuge gusenga ukuntu bikwambutsa, nigeze kubivugaho, nigeze ntanga ubuhamya bwanjye ukuntu numvishe uyu munsi nkiyumvamo yuko uyu munsi ariwo wa nyuma muri aka kazi, nkandika lettre nkayandikira minisitiri na procureur general, kandi biragoye kwandikira abantu bagukunda. Buriya iyo mwashwanye n'abo bantu biroroshye cyane, uvuga nabo baba bagati turamukize, nawe ukavuga uti naye ndabakize. Ariko njyewe twarakoranaga neza vrema. Hahandi procureur general yajyaga mu nama, ubwo ni Aimable, akavuga ati you have to have mentees, akabwira ko ati my Grace, ndabeshya ati Charity is my mentee. Urumva rero nk'umuntu nk'uwo aba ameze nk'umubyeyi, my mentee we akaba mentee. Urumva wandikiye abantu kunze nkuyeho telefone, nigize umuturage kuko nari ntegereje icyo Imana imbwiye gukora, njya gukina n'abana, arambura kandi ahamagara umugabo wanjye, cyete namuzi Freze, umugabo aza yirakaje, kuki uzimya telefone? Ariko nabishakaga. Ati tukije aragushaka, kandi ubundi yampamagaraga niba araganose narasimbukaga abona ni kandi atari we nshaka kwitaba. Rero no yariye nk'ibiki, ntabwo yamenye ibyo nariye. Ati ndamufata, aramufata, ati mukire muri loudspeaker. Aho njye nari nzi ngo agiye kuntonganya, kuko urumva icyo gikorwa kameme nka senior leader ntiwabikora cyetse ari Imana yabikubwiye. Anyakiriza urukundo, ndaseka. Byari 26 z'ukwa kabiri, 27 z'ukwa gatatu, z'ukwa kabiri bukeye, inama y'abaminisitiri iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika iranyapointing. Mwe mwari muzi ngo naretse ngo bampaye promotion, kumbe njyewe nagurukiye ku mababa y'iki y'umwuka wera. Mushimire Imana. Ibyo bintu rero ntago wabyumva. Urumva iyo ugiye muri ako kazi ugenda ufite mission yuko urabizi neza yuko wari kubuhetsa abana, wenda urimo uracuruza inyanya ahantu, ariko Imana yaguhaye izindi mbabazi zo kugira ngo ujye kuyikorera, bigatuma rero ukora uzi icyo umpaye iminota ingahe kugira ngo umenye ibyo nkata. Kristo barakumerera ngo mpaye 10. So nshimye Imana, ibyo ngibyo uba alert, usa nk'utangiye bushyashya ukabaza Imana, kandi nabonye Imana ibikora. Ko nagezeyo nsanga dufite abakozi 4, akazi kenshi. Ariko icyo nshimye Imana, iyo uri kumwe n'Imana wakwibeshya wakora ibiribyo irakuyobora kandi ikakwereka faveri yayo. Ndibuka icyo gitondo minisitiri yarampamagaye, bakundaga baranshakishaga bandega ni bakeya kameme, murabona ko nkunditse, ariko ntabura abakurwanya kameme. Noneho ngira ngo raporo bajyaga bantangaho nuko hari igihe mba nari ku kazi, nyine urumva abantu b'abashinjacyaha igihe cyose ni nk'abafarisayo, ufite nabo twakoranaga n'abafarisayo. Hari umukorega ubahagarariye, nicyo cyiza n'umutangabuhamya. Noneho ikintu cyantangaje, icyo bari baravuze nka defu, urumva ngo hari akazi barakubetinga, nicyo ngiye bashimiraga, kuko nk'ubwo barambwiye nka minisitiri turashaka dukorane, ati kandi hano ati ntabwo tuzagusaba kwicara mu biro, ati ushatse wajya wigendera ugakora ubushakashatsi, upfa gukora akazi. Ahandi rero barashakaga akazi bakabura ikirego na kimwe, kuko nararaga mu kazi, nageza nka saa 11 nakumva ibitotsi nkaryama, nageza saa 2 nkavuga njye naraye mu kazi, ngenda saa 3, icyo gihe byari saa 1. Abandi bo bakareba yageze saa ngapi ku kazi,
kandi njyewe nkagira ubwigenge muri njyewe like nkumva icyo nakoze bosi wanjye niwe ubizi, emails yawe yakiriye saa 10 n'ibindi byose abandi ntibabizi. So, icyari defo Imana igihinduramo ubuhamya, bampa freedom ariko sinabikomeje, mtumva yuko nakomeje gutya. So ngeze rero muri ako kazi urebe Imana ukuntu itanga strategy. Navuze ko ari ubuhamya, ntabwo nibagiwe gusoma Bibiliya ukuntu Imana no mu kazi dufasha. Urumva nari umuyobozi, ibiro byegeranye n'ibya minisitiri, iki kintu kiraba ngo hagarara minisitiri ukaba urikanze mbere minisitiri wamugeragaho uciye mu wundi muntu, njyewe mpagarare minisitiri yego, none wajya kwigabura ukibase minisitiri ibiryo n'ibyo yari kurya cyangwa se ukarya bikeya ukavuga uti batavuga minisitiri yajyanye amakaroni waje amuhagarariye yagize gutya nyine bibanza donc kugira ngo udamuhagararira nabi. So nkagezemo rero nsanga ni kenshi icyizere wagufitiye kirarenze kandi nta kintu uzi, ahubwo nawe uri umunyeshuri. Usanga ni abakozi bane bavuga Mana biragenda gute. N'uwo munsi umwe papa yari yapfushije mukuru we, numva umutima urambwiye kubera ibyo twigira hano byo kuba president, twari twarize inyigisho yo kuba president at work. Nkavuga nubwo nkorera cyane najyaga ndara amajoro, ndavuga nzajya nyarara amajoro ariko nze no mu biro nkirirwe kugira ngo nagire wo, kuko nyine iyo abantu bagukosa iyo umisha ikintu. So ndavuga numva umutima urambwiye guma muri iyi nama, ni ibyago kandi nari umuyobozi. Hari ukuntu iyo uri umuyobozi uba ufite abantu bake uri accountable to, ariko trust iri too much kuko utagomba gukora iki kuyabusinga. Ndahaguma dukora inama isanzwe, nashobora gusaba uruhushya cyangwa nako nta n'uruhushya uhita ugenda wowe ukamenya uko akazi ugapanga, ariko numva ntabwo ndi busiga abakozi, they have to be responsible and be with them. Muri uko gusigara Imana impa strategy y'umuntu irambwira ko hari akazi kenshi mukaba mudafite abakozi. Twe twatatumiwe na civil society, tugatugana n'umuyobozi wa civil society, mubwira ukuntu gukorana na minisiteri y'ubutabera ari amahirwe adasanzwe. Nyine turaganira, nyine duha appointment turaganira, birangira bibyariye abakozi 4 minisiteri bishyurwa $1.5 ni makeya. Dukorana kontra ubu ngubu department twiyongera abandi bantu 12. Ubwo nari mvuze nk'icyo gitangaza, ariko ibyo nta mwana w'umuntu wabikora, nta n'ukuntu wakumvisinga umuntu mwese iyo budget yari ayifite gusenga. Ibyo rero batwigisha bibyara umusaruro. Ndabizi ko namwe mufite byinshi, byose sinabigane nanditse byinshi cyane, ariko reka ndangize mvuga bimwe muri byo, ukuntu gusenga bidufasha mu kazi n'abari abanzi bakaba baba inshuti. Kurumva nakoraga mu ba genociders n'ubahungura international justice and judicial cooperation. Urumva n'akazi gafatanye isano n'akambere. None urabona twajya gusura bari abantu bafungiye Nyanza n'ibindi byose, ikintu cyaje kuntangaza bamwe muri bo narabashinje. Nk'umwe twaramushije ndi kumwe na Mutangana, musabira burundu baranayimuha, ariko kuko ibintu byose baba wabisengeye mukanabikora biri juste cyangwa uko bimeze, haba hari n'amabwiriza. Natangajwe nuko iyo tugiyeyo baratwishimira, batwishimira no kurusha n'imiryango yabo, tugenda turi nka team. Ba bantu babashinja niyo tutinze kujyayo barakomplaining, turashaka baze badusure. Noneho rimwe tujyayo na mugenzi wanjye, tugezeyo tugiye kubona tubona Mugesera aravuze ati ntabwo nshaka gereza hafi, mundekere bano bantu. Ati Charite harabaye. Noneho ahita aravuga ati kandi ni uburenganzira, ahita arambwira ngo arashaka kumbwira mu cyumba cye, bafite ibyumba biri individualized. Noneho mugenzi wanjye w'umugabo twari kumwe agira ubwoba ati yamufatira yo ku ngufu, ampamagaye ahita nawe yinjiramo. Nyine agira ubwoba ariko budafite impamvu butanazifite, nyine kuba careful kuba twari mu kazi. Tugezeyo uzi ibyo yadukoreye, afite ishapure iva nk'ahandi ikagera hano, yaradusengeye, ariko isengesho njyewe narifashe nko guhesha igihugu umugisha, ko twebwe ntabwo twajyagayo muri capacity zacu, twajyagayo muri capacity z'igihugu. Ubu ntibashobora, hari bamwe batajya barega. Ubu yarahamagaye ejo bundi aravuga ati mon collègue, atangiye gutanga ikirego ariko sindi burege ntabanje kuvugana na mon collègue.
ariko icyo nabonye n'abandi bagenzi banjye iyo bagiye ngo nuko ari njye urimo urivuga singiye kuvugira abandi ni uko gusenga bifata abari nk'abanzi b'igihugu cyangwa nta nubwo ari n'abanzi b'igihugu ni abakoze ibyaha ahubwo bikabakundisha n'igihugu ndibuka rimwe umuyobozi wacu yarabasuye arabakosora arababwira baratuza hari n'ababaye reconciled hari n'abihannye nuko amasaha yafashe kwa kundi Hebrews 11 bivuga ngo sinavuga ibi dore igitabo cyose mbisubijeyo Imana ibahe umugisha